kuko ibigeragezo byari byinshi cyane. Bakanyita Bushombe bakamwita Kankwanzi nuko bakunda kuvuga, ariko ndabwira Bushombe na Johnny Muza bavandimwe hano kuri dusangire urukundo, dusangire ubumenyi, dusangire urukundo, dusangire ubumenyi. Abavandimwe badusangire nidanangaha ndabasaba gukora subscribe no ukanda kukazogera, nanjye narabikoze nkora subscribe nkanda no kukazogera. Urakoze cyane Dani, turagushimira. Dani ni umwana w'umuhanga cyane ku bintu bigendana n'indirimbo, gucuranga gitari, n'umuhanga cyane. Urakoze no kuba wadukoreye akaririmbo ko anga kazajya gatangiza ibiganiro byacu yadusangire. Imana iguhe umugisha Dani. Dani afite channel rero yitwa Dani with Guitar, mwajya mumushyigikira, mwayishaka iyo channel mukayimushyigikira. Ariko uyu munsi mfite umushitsi, murabona iyi ntebe ahangaha iraza kwicaraho umushitsi. Benshi bari bamukeneye ko uzamubaza ibibazo, ntabwo ari busubize ibibazo byose kubera umwanya, ariko yaratwemereye yuko ko tuzajya tuganira nawe cyane cyane mu bintu tuza kuvuga. Muri aho bavandimwe duhurira ahangaha ku rubuga rwa Dusangire, tubaye karibu. Uyu munsi dufite umushyitsi ariwe mukunzi wanjye, akaba ariwe n'umudamu wanjye, yitwa Gloria, benshi bamuzi ku izina rya Mama Janti. Arasubiza ibibazo byinshi benshi mwagendaga mumbaza kuri video, ndaza guhishira nyuma. Hari abantu benshi bibajije kuri video iriya navugaga ngo utari umugabo noirebe. Ni video yavugaga cyane cyane ku bintu by'urugo, ngiriye inama abantu b'abagabo. Aho ngaho hari abantu b'abadamu baciyeho barayireba iyo video, ni naho barebye benshi bagenda bambaza ibibazo bigendana n'umudamu mu rugo. Ngo rero nabazaniye uwe arabanza bibwire, hanyuma turamubaza biriya bibazo mwagiye mubaza, kandi nimunakenera n'ibindi muzabishireho, kuko mu minsi iri imbere ntabwo azaba akiri umushyitsi wa Dusangire, azaba ari umuntu tuzana ahangaha nk'umusangwa. Reka twibwire. Mwakoze. Muraho bavandimwe bacu, inshuti za Dusangire. Nkuko yababwiye nitwa Gloria, ariko abantu benshi bazi kuri Mama Janti. Nkaba rero natumiwe nkuko bivuze kugira ngo nganire namwe uyu munsi. Murakoze. Yego, abantu benshi bakunda kutwita bakanyita Bushombe bakamwita Kankwanzi nuko bakunda kuvuga, ariko ndabwira Bushombe na Kankwanzi mushobora kuba muri muze kureba iyi video. Ndabwira ko nabo twibye amazina yanyu n'abantu bayatwise Bushombe na Kankwanzi. Yes. Alright, ubwo rero nashakaga rero tumubaze tudatinze ku bibazo bimwe na bimwe. Impamvu simwe abantu benshi bakunda kubaza ngo ese mubanye gute, benshi bakatubaza ngo ubwo rukundo umunezero mugira bituruka hehe. Ndababwira yuko ko mushonje mwishiwe, tuzagenda dutanga ibiganiro muzumva byinshi. Reka tumubaze ko nza ku bibazo by'abantu bagiye batubaza. Icyambere babajije ngo mu magambo make urugo rwiza rurangwa n'iki? Reka adusubize. Mwakoze. Urugo rwiza nkuko yarabibajije rurangwa n'urukundo. Tugiye mu Efeso igice cya 5 uhereye ku murongo 22 ukamanuka, urugo ubundi rwagereranyijwe n'itorero na Kristo. Hatangira havuga ngo abagore mugandukira abagabo banyu ngo nkuko mugandukira itorero. Hanyuma hepfo gakomeza havuga ngo itorero rigereranwa n'umugore, Kristo akaba umutwe w'itorero nkuko umugabo ari umutwe w'urugo. Rigakomeza hepfo havuga ngo abagabo mukunda abagore banyu ngo nkuko Kristo yakunze itorero rye akarigitangira. So ibyo rero numva kuri ngewe bisobanura icyo kibazo neza. Urugo rwiza rurangwa n'urukundo, urukundo rw'umwimerere, ariko urukundo ruva ku mwami wacu. Yego, ni ijambo ry'Imana riravuga yuko ko utagira urukundo ntabwo afite Imana, udafite Imana ntabwo afite urukundo. No kuvuga ko urugo rufite Imana ruba rufite urukundo, no rufite
urugo ruri mu rukundo ruba rufite Imana. Reka tuzababwira uburyo kuri ibyo bintu avuga, uburyo twashakanye n'uburyo twahujwe n'agafoto. Imana yakoresheje agafoto kugira ngo tube umwe uyu munsi. Tuzababwira mu biganiro biri imbere, ariko reka tugende ku kibazo cya kabiri. Barabaza ngo urukundo hagati y'abashakanye warusobanura gute? Nk'uko nari mbivuze n'ubundi, ni urukundo nyine rw'ukuri ruva ku mwami wacu. Rwa rukundo mu by'ukuri uba udafitiye ibisobanuro. Umuntu yakubaza uriya muntu umukundira iki cyangwa wamukundiye iki, ukumva mu by'ukuri nawe ntufite ikintu gifatika wabwira abantu. Ntabwo wamukunze kubera ko ari muremure cyangwa se ari inzobe cyangwa se ari umuhanga cyangwa se azi gukora nk'uko usanga hanze ibintu bimeze, ahubwo ni rwa rukundo rwamugukururiragaho cyangwa se wumvaga umutima wawe ususurutse igihe umubonye, ariko mu by'ukuri ukaba utasobanurira abantu impamvu ifatika nk'ukuntu tuba dukeneye isobanuro muri iyi si ku bintu byose. Ariko urukundo nyarukundo akenshi nta bisobanuro ruba rufite. Njye nuko numva nabivuga. Urakoze cyane, ni nako bimeze nanjye nuko njya mbyumva, kuko ibintu by'Imana kenshi nujya umenya ntago bigendera ku bintu, ntago bigendera ku marangamutima, ahubwo bigendera ku bintu byitwa rationality. Ushatse kumenya rationality ni gushira indangagaciro n'imbariro nabivuga, aho usanga ku rukundo uba ufitiye mugenzi wawe cyagiye mu gishakana, akenshi ni urukundo uba udabasha gusobanura. Ariko nimba ari urukundo rushingiye ku marangamutima, amarangamutima ariwo turakundanye kubera ko ari mu bwoko runaka, afite ibintu runaka, ava mu muryango n'uyu, ni umusitare cyangwa ni umuntu ukomeye. Ibyo byose ni ibintu byo gutekereza neza, kuko Imana akenshi nk'ukuntu yabivuze, urukundo rwayo iha abantu akenshi usanga rudasobanutse, kandi koko ni kubera ubwenge bwacu budahwanye n'ubwenge bw'Imana. Iyo dukoresha ubwacu rero niyo dukoresha ibintu, ubwoko n'ibindi, pozisiyo y'umuntu afite n'ibindi. Reka tugende ku kibazo cya gatatu. Barabaza ngo nihiye mpamvu ituma urukundo rwo muri fiançailles cyangwa mu bantu bakirambagizanya rugabanuka nyuma yo gushakana? Mwakoze. Kuri icyo kibazo hariho impamvu nyinshi zituma urukundo kwagususuruka wagiraga wumvise aguhamagaye cyangwa se wumvise aje mu rugo, cyangwa se kwagususuruka wumvaga igihe umwumvise bigabanuka. Hariho impamvu nyinshi zibitera. Hariho icyambere cyo kuba iyo mumaze kugera mu rugo noneho mugaterera iyo, ukumva ko icyo washakaga warakibonye, noneho ukaba busy ukahugira mu bindi bintu byo gushaka imibereho, byo gushaka gutera imbere. Nabyo ni ngombwa, ariko ukibagirwa gufokasinga, niko nabyo kuguma gusigasira. Hari n'iryo jambo ryiza nakoresha, gusigasira rwa rukundo rwabahuje. Kurusigasira si ikindi, ni ukuganira kenshi, ni naryo banga, ni ukuganira. Wabona hari ibitagenda mubikemurira mu biganiro. Iyo kwa kuganira rero kudahari kubera ko abantu bari busy cyangwa se batabiha agaciro, batabona ko ari ngombwa, niko abantu bagenda batandukana buhoro. Muri kwa kurangara kwacu dushakisha ibindi bintu tukibagirwa wa musingi waduhuje, niho Satani nawe abona icyuho akinjira, agatangira noneho kuzana ibintu bibatandukanya aho kuzana ibibahuza. Ugasanga umwe araha, uratega amatwi abantu, urimo gushakisha imibereho nk'uko nabivuze, cyangwa se n'umuryango ukinjiramo. Kandi tukibagirwa yuko ijambo ry'Imana ravuze ngo umugabo n'umugore bazaba babe umubiri umwe. Ntago yavuze ngo umubyeyi n'umwana bazaba umwe, cyangwa se umuvandimwe bazaba umwe. Oya, umugabo n'umugore bazaba umwe. Ni ukuvuga ni mwe shingiro ry'urugo rwanyu, abandi bantu bose bo ku ruhande baza nyuma. Ni mwebwe urugo rwanyu ruba rugomba gushingiraho, utangiye gutega amatwi ku mpande, nubwo yaba ari umubyeyi wawe cyangwa umuvandimwe wawe, ibintu bigenda nabi. Urakoze cyane. Ibyo ngibyo bitumye binyibukije byinshi. Nk'uko nababwiye, iki ngiki navuga yuko ari ikiganiro gisubiza ibibazo bagiye batubaza benshi, ariko
tuzagenda tubaha ubuhamya kuko natwe twagiye mu rugendo rusa nkaho rugoranye, ariko ubu ngubu navuga yuko Imana yatugiriye ubuntu tumenya ibanga. Ni nayo mpamvu tubasha gusangiza namwe bavandimwe ngaha kuri Dusangire. Ndabijeje yuko ko tuzagenda tumutumiza natwe dufatanya kugira ngo tubabwire amabanga cyangwa nakwita inzira zoroshye cyane zatuma umunezero uhora mu rugo, kuko byose bigakoreka mu buntu bw'Imana. Ubwo rero abantu bakunda kutubaza cyane cyane ngo no kubera iki muhorana mukundana cyangwa muhorana ibyishimo, tuzagenda tubibabwira. Byose biba bifite aho bihereye, aho bituruka tugishakana, kuko akenshi uburyo mwashakanye bisobanura uburyo mumeze uyu munsi. Mboneraho umwanya gukuramo ikibazo cy'abantu bavuga ngo ese uburyo twashakanye nimba bishingiye ku bintu bitagenda neza cyangwa kuri fondasiyo itubatse neza, birashoboka ko uyu munsi bikemuka, abantu bakasubira bakabana neza mu rukundo rutarimo nakwita amanyanga? Mwakoze, yego rwose ibyo birashoboka. Igihe cyose mwabonye yuko urugo rwanyu rwashingiye ku bindi bintu bitakagombye kuba ari byo mushingiraho, mukama mumaze kubisobanukirwa, iyo ni intambwe ya mbere ikomeye. Mumaze kubisobanukirwa mutera intambwe noneho yo gushaka uburyo byakemuka. Uburyo byakemuka rero si ubundi ni ugusanga umwami wacu. Amaboko y'umwami wacu ahora adutegereje yuko tuza tugasaba imbabazi, ikatwakira mu rugo rwayo, mu bwami bwayo, mu bushake bwayo. Igihe cyose wumva yuko ni kimwe no kwihana ibindi bintu byari byose ducamo buri munsi. Turacumura uko buje nuko bukeye turacumura, ariko imbabazi zayo zihoraho. Niyo rero niba rero mwaba mwarashatse ku buryo munyuze mu bintu bitayubahisha, uyu munsi mukabimenya, mukagira ubuntu bwo kubimenya, iyo ni intambwe rwose ikomeye. Hasigaye mujya ku mavi, Imana igatunganya urukundo rwanyu, urugo rukaba urugo rwiza rw'umugisha. Yego, nk'ukuntu wabivuze, avuze ijambo rikomeye hangari ariya no kubimenya, ukumva mu mutima wawe. Hari ikintu cyitwa kumva ko ari ikintu kitagenze neza kikakuvuna, ukumva mu mutima wawe ko ari ikintu uregreta, nabo wakwicuza, kuko mu kwicuza ubasha gukuraho ikintu kigutera guhora uba mu rugo rurimo ibintu bipfunitse ukuntu. Iyo uticuze rero ugenda urwana nabyo buri gihe, nk'uko nababwiye tuzagenda tubaho urugero rwinshi rwacu, hanyuma rero ugasanga bikugora. Ariko iyo umaze kumva ari mu ikintu muri wowe, uburyo mwashakanye, ukumva yuko bushingiye ku manyanga, bushingiye ku buryo budasobanutse, na rukundo bameze gutya, baba hehe, batuye hehe, nk'ibyo ngibyo, kugeza igihe wumva yuko ko mu mutima wawe bikuvuna, niyo ubasha kubisohora, ukicara na mugenzi wawe mukabiganiraho, mukareba uburyo bishobora kugenda. None kugira ngo aka kaganiro kagufi kazafungura ibiganiro, kuko nk'ukuntu nababwiye tuzabaganirira ukuntu twashakanye, sibyo? Ukuntu twahuye, tubereke tubabwire n'ukuntu agafoto Imana yagakoresheje, sibyo? Ubwo rero tuzabibaganirira, tubabwire n'ukuntu inzira zose twaciyemo kugira ngo tugere uyu munsi. Abantu mushobora kutubona uyu munsi mukavuga ngo aba bantu ntago bigeze bahura n'ibibazo. Hari umwe mu bayobozi banjye twakorana wanyoboraga mu Rwanda i Nyamata, yakundaga kumbwira ngo uburyo mubana ngo bubara uburyo ngo budasobanutse. Niryo jambo yakundaga gukoresha. Yazaga no mu biro saa 11 akambwira ngo Costa ubu ngubu hangara umubiri, ariko umutima n'ubwenge byageze kuri Mama Janti. So ibyo byose ni ibintu birebeka amaso, ariko nibivuga yuko ko na bibazo byabaga bishobora kubamo n'ibigeragezo, ariko uburyo ukoresha nk'ukuntu yabivuze, ukabanza kwanza ukabyumva muri wowe ko mfite ikintu kindemereye kandi buri munsi ndakigendana, n'umwanya wo kwiganira na mugenzi wanjye. Umunota umwe nk'ukuntu nabivuze muri ya video ibanza, ushobora kwicara ukavuga ngo rero buriya tumaze gushakana, ariko ari ikibazo kijya kindemera cy'uburyo twashakanye, mukabiheraho ngaho bikaba nabyiza, kuko atari uko nguko
turabitransfera ku bana no kuri generation zindi ugasanga twikorera ibintu buri munsi. So imbere yuko turangiza iki kiganiro kigufi ari kibazo nashaka kukubaza. Hari umumama wambajije yanyandikiye message, ndumva ari muri Canada, yarambwiye ngo none se umugabo iyo akugaburiye nibiba bihagije? Ntabwo ari kukugaburira, aguhahiye, niyo jambo yakoresheje mubabarire, iyo aguhahiye nibiba bihagije? Murakoze. Njyewe kuri njye numva bidahagije, kubera ko no mu rugo ho twabaga mbere ko tushaka baraduhahiraga, ababyeyi baraduhahiraga, ariko igihe cyarageze turahava turagenda, kubera ko hari urundi rukundo Imana yaremye ituma nyine wa mugabo ashaka kubana n'umugore. Rero kuba umugabo aguhahira ibyo byonyine ntago bihagije, ahubwo iyo utekereza ko bihagije numva ko ari ikintu nakwita dangerous, kubera ko iyo umaze kubifata nkaho nuko bimeze, umugabo turi mu rugo nukumahira ibyo birahagije, niba tuvuga ari ibyo kurya, niba ari imyambaro, niba ari inkweto, niba ari ikintu, murabizi abadamu dukunda gusa neza, ukumva ko niba usa neza umugabo aguha ibyo ukeneye bihagije. Ntago bihagije, kuko tuzi n'ingero nyinshi, hari abagabo baba bafite ubushobozi bwo kuba yaguha ibyo byose ukeneye, ariko akajya no hanze n'akabitanga n'ahandi, akabona n'izindi keya wenda utamuha, ariko cyangwa se unamuha ariko kubera ko hari iyo kamere ye. Rero ntabwo bihagije, nicyo kintu navuga. Ikintu cya mbere gihagije ni bya bindi bavuga ngo oneness, sinzi uburyo nabivuga, ngo bazaba umwe. Kuba umwe rero ntabwo bisobanura yuko ibyo nshaka gusa, ahubwo bisobanura ko tuba umwe koko, tukaganira ku bintu byose, tugashyira hamwe, tukabyumva kimwe, tukanezererwa kuba turi kumwe. Nubwo twaba tudafite ubwo bushobozi bwo kuba ibyo nkeneye, ariko nkabona yuko umutima wawe ari uwanjye, nanjye uwanjye ari uwawe, turi hamwe. Ibyo ni rwo rugo, ni rwo rukundo rw'ukuri. Ibintu byo numva twabishyira ku bande, nabyo ni byiza, turabikenera, ariko ikintu cya mbere, ibyo byose abadamu bagira ubwenge, bashobora kureba nubwo wamuha ibingana gute, ariko ashobora kubona ese ko arimo kumva ibi byose n'umutima we kuko yarawumpaye, cyangwa hari undi muntu turimo kuwusangira. Ushobora kubireba ukabibona, ukabona ko arimo kuguha ibyo ukeneye kugira ngo urangare we ace ku ruhande. Rero ntabwo kuguha ibyo ukeneye byonyine bihagije, dukeneye umutima. Kandi nubwo atafite ubundi umuntu abisangira, w'umuntu ashobora kuba abisangirana na televiziyo ari hanze, imipira hanze, ibyo nibyo rwose, akabisangirana n'igikundi mu kabare cyangwa hanyuma. Rero ndabyibuka ari ubundi umumama, ndumva yitwa Diane, uri mu Rwanda, narakubaje nimba navuga izina ryawe urambwira nta kibazo. Diane ni benshi, ariko uraza kwiyumvamo hano. Wararebye iriya video urambwira ngo ese nk'umugabo wanjye ko amamahoro nta nkubita, yego ataha saa sita za nijoro, ariko yaje saa sita za nijoro nta nkubita, ntamubwira nabi, aza akahita ajya kuryama, hanyuma rero nakubita abana, mu gitondo agasiga rasiyo. Ndumva tutari bufate yasobanuye bihagije ibyo umuntu aba akeneye, kandi iby'ukuri umuvugabutumwa wavuze yuko ni byiza kugira bikeya birimo amahoro aho kugira byinshi bitarimo amahoro. Munsi twushyira itafari ku rindi, turacyakomeza, kuko urukundo Imana ishyira mu mutima ni nk'urubuto rugomba gukura, ntirugomba gusigara hariya ahantu ruri, ntirugomba kuba rwarangiranye n'uko mwamaze gushakana cyangwa nyuma y'ukwezi kumwe mugishakana. Sinzi nimba imbere yo kurangiza ari ijambo wasozeraho. Mwakoze. Mbere yuko ndangiza ndagira ngo ntange inama ntoya yamfashije ku giti cyanjye, ntegereza ko hariho abandi bamama bagenzi banjye yafasha. Twebwe kugira ngo tugere aho turi ahangaha, mu by'ukuri ni amasengesho, kuko ibigeragezo byari byinshi cyane, ariko
burya iyo urugo rwubatswe n'Imana kenshi uzabibirwa nuko Satani arutera amabuye menshi cyane arahagurutsa agahagurutsa n'abitwa bawe bagatangira gutera amabuye ariko iyo ari Imana nyine guha n'ubushobozi bwo guhagarara ikigomba gukora rero ni iki ni ugusenga ni ugusengera urugo rwawe kuko Satani arabizi neza ko urugo n'umusingi wa societe n'umusingi w'ubuzima bw'isi yose buhera mu rugo iyo umupapa n'umumama bameze neza bakundana bubahana abana mu rugo uzarebe baranezererwa ibintu byo kurwaragurika nabyo bikagabanuka ibintu byo gutsindwa mu ishuri bikavaho ugasanga abana baranezerwa n'ibintu by'uburara abana usanga bajya gushakisha ababatega amatwi hanze biba mu ngo z'abantu badashyize hamwe kubera ko mu rugo ari intonganya kubera ko mu rugo mu papa barebana nabi umwana akumva ntanezerewe mu rugo akumva akajya gushaka inshuti hanze aho abaza ibibazo byose abafite by'amatsiko abana baba bafite ibibazo by'amatsiko ariko ntago yakwegera kandi abona nawe ubwawe nta mahoro ufite ajya gushaka izindi inshuti hanze abaza ni naho uburara butangirira abakamubeshya bakamubwira ibi n'ibi nuko urugo rukangirika igihugu kikangirika societe yose ikangirika bihereye mu rugo ibyo Satani arabizi murabizi ukuntu yahereye muri Edeni akajya gusenya urugo rucyubakwa bikaba ingaruka y'ubu buzima tubaho uyu munsi ntago yari yo gahunda y'Imana bityo rero tujye tugerageza dusenge twebwe turasenga tugasengana n'abandi bose bari mu rugo n'abana ariko twagira n'umwihariko wacu nubwo twaba tunaniwe gute dufata umwanya muto ushoboka tugashyira urugo rwacu mu maboko y'Imana uwo rugo gusa nta kindi ibindi byose twarangiye kubisengera ariko tugafata umwanya w'umwihariko tukashinganisha urugo rwacu mu maboko y'Imana kuko tuzi ko imyambi y'umwanzi ihora irekereje ni naho wazanye igitekerezo cy'uko ko tujye dufatanya amaboko tugasengera urugo rwacu kandi mbere yuko turyama ni naho wazanye icyo gitekerezo ndumva ari wo Mwuka Wera wamuvugiyemo kandi twagiye tubonamo amatunda menshi cyane navuga imbuto nyinshi cyane zituruka kuri iyo gahunda nziza Imana yamuvugiyemo tukaba tuyisengamo nuko rero mushaka kumenya byinshi nukuri turamushimiye cyane ku mwanya we rero ahangaha kuri Dusangire muzatwumva tuvuga ibintu byose bihuriye ku rukundo kandi bikamanuka ku rugo Sinagira amahoro ntago yagira amahoro tutumvamo buriya bumwe nk'ukuntu yabivuze oneness kuba umwe nibyo bintu bifite akamaro bitanga n'umutekano mu rugo ubwo ndabararikiye tuzagenda tubabwira uburyo twahuye nk'ukuntu nababwiye ni uburyo buri funny ni naho menyera ibintu by'Imana ni uburyo bushekeje ubukwe bwacu ni ubukwe bushekeje cyane tuzagenda tubabwira ariko byose Imana ibihuriza cyarimwe murabyibuka mu Baroma 8:28 ihuriza byose cyarimwe kubakiranutsi ku mpamvu zayo rero nimba mutarabona ayandi video y'ubuhamya dukunda gutanga wakanda aya video ari ahantu hasi mbasaba gukora subscribe no gukanda kariya kanzogera murakoze cyane murakoze na